Ibihe byiza kuri mwe mwese mwahisemo kubana natwe hano kuri chaîne ya Icyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tugarukaho umunsi ku munsi. Inshuti zacu aho mugiye muhereye mu mpande zigiye zitandukanye, mwese tubahaye ikaze. Uyu munsi nta yahe makuru tugiye kuba turamburaho, na makuru turi buze kwibanda mu turere tugiye dutandukanye, turi buze kurebera hamwe amakuru ari kuvuga ko umubare w'ingagi mu birunga wageze ku 1063 uvuye kuri 880. Turi buze kuva aho ngaho tunyarukire mu karere ka Rubavu, aho abantu batatu bakurikiranyweho gukubita umuntu bikamuviramo urupfu, harimo na Mudugudu. Turi buze kuva aho ngaho rero dukomereze hariya ku itangazo ryashyizwe hanze n'ingabo z'igihugu RDF, zivuga yuko abantu bagera kuri 20 harimo n'aba officier bafunzwe bari gukurikiranwa n'ubushinjacyaha. Ayo makuru niyo tugiye kuba turambura hano kuri chaîne ya Icyizere Family TV. Ngewe mugiye kubana ni inshuti Isaac, nimujye kure kandi mugatege amatwi. Nkuko nari mbibabwiye rero, urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB rwatangaje ko umubare w'ingagi zo mu birunga zo muri pariki y'igihugu y'ibirunga wageze ku ngagi 1063 uvuye kuri 880. Wari uri muri 2012, zikaba zimaze kugera ku 1063. Ibi byatangajwe n'umuyobozi mukuru w'ubukerarugendo mu rwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB kuri uyu wa gatatu tariki 3 Kanama 2025. Mu itangazo uru rwego rwashyize hanze rumenyesha ko umuhango wo kwita izina abana b'ingagi 40 barimo 18 bavutse muri 2024. Murerwa yavuze ko kugira ngo ingagi ziyongere kugira ngo umubare w'ingagi ziyongere byashyizwemo imbaraga na leta. Turava kuri ayo makuru rero dukomereza ku yandi makuru ari kuvugwa hariya mu karere ka Rubavu. Abarimo Mudugudu bafungiwe gukubita umuntu bikamuviramo urupfu. Semundu Tadeyo, umukuru w'umudugudu wa Murambi, akagari ka Nyundo, umurenge wa Mudende, mu karere ka Rubavu, afunganywe na Ufitimbaraga Eric na Sebunani Paul Martini ushakishwa bakurikiranyweho icyaha cyo gukubita Boningi Janvier w'imyaka 25 bikamuviramo urupfu. Aya ni amakuru turi gusoma, aya ni amakuru dukesha Imvaho Nshya. Biravugwa yuko rero uyu mudugudu icyo arimo arazira ari uko yahishiriye icyaha nyuma yuko abangaba rero bagera kuri babiri. Aba babiri barimo barinda umurima w'ibirayi uyu Boningi Janvier w'imyaka 25, aho yari atashye avuye mu kabari, aza kunyura kuri uwo murima w'ibirayi ucungwa n'aba bagabo bagera kuri 2 havuyemo Mudugudu. Baza gusanga rero ngo afite ibiro 2 by'ibirayi. Baza gutekereza ko ibi birayi yaba yabikuye muri uwo murima, niko kumufata bamukubita mu mbavu, bamukubita ndetse no mu gatuza no mu nda. Hanyuma rero Mudugudu aza kumenya ayo makuru bamuhamagaye. Mu kuza rero kwa Mudugudu yahamagaje abaturage baheka uwo ngo Boningi Janvier bamujyana aho mu Kimbo, bakamujyanye ku bitaro, ahubwo bamujyana mu rugo, aza kugwa mu rugo. Icyo Mudugudu rero ashinzwa kandi ari gukurikiranwaho nuko atatanze amakuru ngo
yatangire nuko Mudugudu atatanze amakuru yahishiriye aba ngaba bombi bakubise uyu mugabo bikamuviramo urupfu. Mudugudu rero nawe akaba akurikiranyweho icyaha cyo guhishira icyaha. Bivuze ngo rero kudatangira amakuru ku gihe, guhishira umunyacyaha, ushobora gufatikanya na ba bandi bakoze icyaha, mwese mugahanwa kimwe, kubera ko uba wanze gutangira amakuru ku gihe kandi wahishiriye icyaha. Turi buze kuva aho ngaho rero dukomereze ku itangazo ryashyizwe hanze n'ingabo z'igihugu RDF. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda RDF bwatangaje ko ubushinjacyaha bwa gisirikare bukurikiranye mu butabera abaofisiye bagera kuri 2 ba RDF hamwe n'abasivile bagera kuri 20 bakurikiranyweho ibyaha bakekwaho bakoranye n'abo ba ofisiye. Aba bose bafunzwe by'agateganyo n'ubushinjacyaha bwa gisirikare ku byaha bakekwaho birimo ubufatanyacyaha mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe n'ubufatanyacyaha. Abo bose bakurikiranyweho mu kwakira no gutanga inyandiko utemerewe n'ubufatanyacyaha mu gukoresha umutungo wa leta icyo utagenewe. Ibyaha bakurikiranyweho bijyanye n'uburyo haguzwemo amatike y'indege kuri konti ya Minisitiri w'Ingabo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Mu itangazo RDF yashyize hanze kuri uyu wa kabiri tariki 5 Kanama 2025 yagize iti: abasivili bakoranye icyaha n'abasirikari bakurikiranwa n'ubutabera bakaburana ndetse bakahanirwa icyaha baba bakoze. Aba turi kubabwira rero harimo n'umunyamakuru bita Rugaju Rigani, ni umunyamakuru ukorera RBA. Aya makuru rero niyo twari twabateguriye. Reka mbashimire mwe mwese mwadukurikiranye hano kuri chaîne ya Icyizere Family TV. Amakuru yacu nakagaruka, reka mbasabe ngo mujye mukomeza kubana natwe 5 kuri 5 mu makuru tuba twagiye tubategurira. Njyewe ndi Nshuti Isaac, rero mukomeze kunogerwa n'ibihe byiza byuzuyemo ibyiza byose mbifurije. Tuzasubiriye mu makuru azaza. Ndabakunda cyane kandi Imana ibabe hafi, imuhahe muronke.